Haleluya, haleluya. Nshuti mugenzi wanjye unkurikiye muvandimwe, we dufatanyije umurimo, we dufatanyije urugendo rwo kuzagira i Siyoni, urugendo ndetse rwo kuzabona Uwiteka Imana, urugendo rwiza rwo kujya mu ijuru. Uri umunyamugisha kuba ufashe akanya kawe ukaba wemeye kubana nanjye mu ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rirategeka, ijambo ry'Imana niryo ryatumye Dawidi atsinda Goliyati, aho Abisirayeli bose batinyaga Goliyati, abantu bose bari bafite icyikango kuri Goliyati yuko arica Dawidi, ariko Dawidi yakoze ibyo abantu batakekaga kubera imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryatumye Yeriko iriduka, ijambo ry'Imana ryimura imisozi rigahindura ibyanze guhinduka. Rero uri umunyamugisha kuba ugira ubuntu bwo kubana nanjye mu ijambo ry'Imana, si ibisanzwe ahubwo ni amahirwe uhawe n'Imana kugira ngo akanya nk'aka ube uri kumwe nanjye mu ijambo ry'Uwiteka Imana. Si ijambo ryanjye ndetse si n'irya mwene data, si irya buri umwe, ni ijambo ry'Uwiteka Imana tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, kuri aka kanya. Nyemerera rero dutangize isengesho, unyemerere ujye imbere y'Imana, uyihereze ibitakunejeje, ibituma umutima wawe utabohokeye kuba uri imbere y'Imana. Unyemerere wihane, kuko Imana yanga icyaha, ntabwo yanga umunyabyaha, kandi Imana ijya yemera igatanga imbabazi kugira ngo wongere guhinduka umwana w'Imana, kuko abazajya muri kiriya gihugu ni abatanduye, ni abanga icyaha ndetse n'igisa nacyo. Nyemerera rero dutangire dusenga, aho wagendeye nabi, aho wacumuye, aho utakoze ibikwiye, wemere ujye imbere y'Imana usabe imbabazi, nuko tubane mu ijambo ry'Imana turi abere, tubane mu ijambo ry'Imana Umwuka Wera ari kumwe natwe kugira ngo twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Muce bugufiya dusenge. Nanone kandi Data, twongeye kuza imbere yawe nk'abana bawe. Waratubwiye ngo ntabwo tukiri abagaragu, kuko umugaragu ntabwo amenya icyo shebuja akora. Waduhaye byose, watweretse Data wa twese uri mu ijuru, watweretse byose, utubwira byose, tubasha kumenya kuri Data wa twese uri mu ijuru icyo yanga ndetse n'icyo akunda. None Data rero turi imbere yawe, Data turisuzumye dusanga twaragucumuyeho, turisuzumye dusanga twagiye kure yawe, twakoze ikizira, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twakoze ibyo Data wa twese wo mu ijuru adakunda. Twaratukanye Data, turasuzugura, dukora ibiteye isoni ndetse n'iby'isoni nkeya Data. Bamwe barasambana, abandi Data bakora ibyaha byinshi bitandukanye, ariko ijambo ryawe rikambwira ngo nituvuga yuko turi abakristo, tukavuga ko ari nta cyaha twakoze, tuba twise Imana inyabinyoma. Ariko ijambo ryawe riduha ihumure, ritubwira ngo nitwatura ibyaha byacu, ni wowe wo kwizerwa kandi ukiranukira kutubarira ibyaha byacu. Nta cyaha kibaho utabasha kubabarira umuntu uwo ari we wese, ubasha kumukiza ukamubabarira, akongera kwitwa umwana w'Imana, akongera kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nyagora ku ngoma rero, uyu munsi turi imbere yawe, uyu munsi turi ahera hawe Data. Twemerere udukizeho ibyaha byose twakoze, uduhanagureho ibyaha byose twakoze, twongere kwitwe abana bawe, kugira ngo Umwuka Wera yururuke abane natwe mu ijambo ryawe. Kuko ijambo rye ryarambwiye ngo bose bari hamwe bari gusenga, bahuje umugambi, bahuje umutima, maze ubundi Umwuka Wera aramanuka abana nabo, batangira kuvuga mu zindi ndimi. Abo ni abigishwa bawe, ubwo bari barimo basenga bafite ibibazo bitandukanye, imitima yabo yuzuye agahinda ndetse n'amaganya, ariko warururutse ubana nabo, batangira kuvuga mu zindi ndimi, batangira kubona mu maso y'umwuka, batangira kubona ibintu byinshi bitandukanye.
natwe rero turi imbere yawe aka kanya, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, turakwinginze kugira ngo wururuke wivugire, turakwinginze ngo naba ari njyewe ahubwo ijambo ryawe rivugire muri njyewe data. Nyemerera data utangirane natwe kugeza dusubitse ijambo ryawe, kuko nawe ujya usoza ijambo ryawe turasubika ejo tugafatiraho. Nyemerere data rero utangirane natwe kugeza dusubitse, ntaba ari twe ahubwo izina rye rishyirwe hejuru, izina rya data twese rishyirwe hejuru. Ngaho utangirana natwe kandi udushoboze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana nk'uko wafashaga basogokuruza, niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere, niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga w'ishyuheri urawuturinda, ngo uzatubere ubuturo budashira iteka, uzatubere ubuturo budashira iteka. Imyaka igihumbi Mana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe gusa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti mugenzi wanjye, we tugiye kubana mu ijambo ry'Uwiteka Imana, we tugiye kubana mu ijambo ry'Imana, nyemerera ube hano uhabaye, unyemerere uve mu mubiri ujye mu mwuka, kugira ngo tubane mu ijambo ry'Uwiteka turi hamwe, imitima iri hamwe, tuve mu byo tuve mu byo dufite mu rugo, ibibazo, ibigeragezo, amakuba atwugarijeho ni menshi, amadeni, ibibazo by'umuryango aba ari byinshi, ndetse yaba uri urubyiruko, umusore, umukobwa, inkumi, dufite ibibazo byinshi bitwugarije, ariko unyemerere wongere wibagirwe, ujye kure yabyo, unyemerere wumve icyo Uwiteka avugana nawe, kuko Imana ijya ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse kandi ikabiduhana umutima ukunze. Unyemerere rero data ubane nanjye mu ijambo ry'Uwiteka Imana, biraza kugufasha, biraza kuguhindurira ubuzima, kuko Uwiteka ari hano yiteguye kugufasha, yiteguye kugukemurira ibibazo. Ari hano, ari hano, ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, umwami ari hano, ari hano, ari hano, ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitumwumva tukamwizera. Ari hano. Tugiye kubana mu ijambo ry'Imana, turaza gusoma ibyanditswe byera byo mu rwandiko rwiza rwa Yohana, dusome ibice bitatu
umurongo wa 16 turaza gusoreza ku ijambo ryiza rya Dawidi riri mu bice 23. Turasoma igice cya 23 cyose, dusome na 24. Twumve icyo Uwiteka avugana natwe, twumve icyo Uwiteka adushakaho. Muranyemerera muze kubana nanjye gutangira kugeza dusubitse ijambo ry'Uwiteka Imana, ko nta muntu ujya usoza ijambo ry'Imana, ahubwo turasubika ejo tukongera tugakomerezaho kugira ngo twumve icyo Uwiteka dushakaho, kuko uru rugendo rurasabwa kugendana impamba. Ntango tuzarugenda gutya gusa, kuko kirazira kikanaziririzwa kuba uri umukristo, kuba watangiye uru rugendo rwiza, urugendo rwo kujya mu ijuru, warangiza ukagendera mu kigare. Byaba bisebetse, byaba biteye agahinda uramutse uri kugendera mu kigare. Nyemerera ushake impamba izagufasha kugenda runo rugendo ukarurangiza amahoro. Iyo mpamba rero nta yindi, ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tuba dukeneye kuryumva buri munsi. Bitakunda buri munsi, ariko aho ugiriye amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana ukariha umwanya wawe wose kugira ngo wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Muranyemerera rero, kuko igihe aba gitonya, ntituze gutinda, ahubwo dutangire dusoma duhereye muri Yohana 23, Yohana 3:16. Iri jambo ndakeka ko atari ubwa mbere uryumvishe, ariko ntabwo uzi impamvu uyu munsi ryongeye kugaruka mu matwi yawe. Ntabwo uzi impamvu Imana yongeye kwemera ko uyu munsi twongera kubyigana. Hari icyo Imana ishaka ko umenya mu ijambo ryayo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muranyemerera tuze kugenda dusobanura ijambo ku rindi, kugira ngo tumenye Imana impamvu yaje kuduha rino jambo, impamvu uyu murongo yawusize muri Bibiliya ngo tujye tuwiga, utubere impamba y'uru rugendo kugira ngo tuzagere mu ijuru. Iri ni ijambo rikuru muri Bibiliya, niwo murongo bajya bavuga ko ari umurongo munini muri Bibiliya. Umurongo muto wo ni wa wundi n'undi uri muri Yohana 11:3 uvuga ngo Yesu ararira. Ariko ndagira ngo twiganire kuri uno murongo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yadukunze abari mu isi, twe abari mu isi yadukunze urukundo ruhambaye, urukundo ruri hejuru cyane y'izindi nkundo zose wigeze wamenya, wigeze kumva, wigeze kuba wanagira nawe ubwe, kuba wakunze, kuba wagukunze. Urabizi neza ko Imana yadukunze urukundo rutagira akagero. Biragoye kuba wafata umwana wawe ari we wenyine ufite, ukemera kumutanga ngo akorerwe biriya byose. Murabizi ukuntu Yesu yababajwe guhera avutse kugeza ubwo yapfuye adupfira twebwe abanyabyaha. Murabizi ibigeragezo byose yanyuzemo, ntabwo ngiye kubirondora, ariko urabizi, kandi urabizi ko Yesu yakoze ibirenze ibyo wabonye weho n'amaso yawe, ngo byatumye itanga umwana wayo ari we Yesu Kristo. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Inshuti mugenzi wanjye, ndagira ngo nkubwire, niba udashaka kuzarimbuka, ugashaka ko tuzabana muri cya gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ugashaka yuko tuzabana mu gihugu cyiza cya Data wa twese uri mu ijuru, ugashaka yuko tuzasangira hamwe ku meza amwe na Yesu Kristo waducunguye, tugasangira hamwe ku meza amwe na Data wa twese uri mu ijuru, nyemerera wizere uyu Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nimba wizeye Yesu Kristo ukagendera mu nzira ze,
Ubwo iyo tuvuze ngo ukagendera mu nzira ze, abantu benshi batangira kwibaza se inzira ye ni iyihe ko nayo yatweretse, kandi nyamara inzira ye yarayitweretse. Inzira ye nta kindi ni ugukora ibyo gukiranuka. hariya mu Bagalatiya 16 hari imbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka yazitanze kugira ngo tuzigenderemo, zitubere umuyoboro mwiza uzabasha kutugeza mu bwami bw'Imana. Kandi nta kundi gukora ibyo gukiranuka iyo ukora ibyo umutima wawe ubwawe wumva yuko utagushinja icyaha, ugakora nyine ibyo Imana yishimira. Ndetse yewe urabizi yuko nawe iyo ukoze icyaha umutima wawe nutuza, iyo ukoze icyaha uba wumva yuko nawe ubwawe muri wowe nta mahoro ufite. Ibyo rero ni byo Imana idashaka. Gerageza gukora ibishimisha Imana ikurimo, umwuka wera ukurimo, ibyo ibimushimisha, ibyo ngibyo ni byo Imana ishaka. Nibyo rero yavuze ati umwizera wese atarimbuka, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nimba wizera muri Yesu Kristo ukagendera mu nzira ze, ubugingo buhoraho rwose urabufite, urabyicaranye ku munsi, kugeza kuri wa munsi ubwo tuzaba turi kumwe na Yesu Kristo agiye kutumurikira Imana Data avuga ati dore izi nizo ntama zanjye naruhiye, izi nizo ntama zanjye navunikiye. Haranira yuko nawe mubo Yesu azamurika uwo munsi uzaba urimo. Iryo ryari ijambo ryiza cyane ry'Imana. Munyemerere dusome no muri Zaburi ya Dawidi, umurongo wa 23, turahera ku gice cya mbere. Igice cya mbere ni nawo mutwe uvuga ati Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa ineza n'Imana, kugirirwa ineza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kandi 24, ariko mbere yuko dusoma 24, reka tubanze twumve icyo Imana hano yatubwiraga. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Mwene data, nshuti mugenzi wanjye, ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka niba ari we mwungeri wawe, ukamwiringira muri byose ko ari byose byawe, ntuzakena. Kuko ijambo ryaratubwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byo tuzabyongerera. Ese ukeka yuko ibyo ngibyo yavugaga tuzongererwa ari iki? Nta bindi, ni biriya byose dukenera mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi. Nibyo hano yatubwiraga. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Niba Uwiteka umwemera ko ari umwungeri wawe, kandi ukamwemera ko ari ukuri n'ubugingo kuri wowe, ndetse ukemera yuko yagupfiriye, ntuzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Nyine umuntu wamaze kwakira Yesu Kristo akamugira umwami w'ubugingo bwe, akamwiringira ubuzima bwe bwose, akamuha ubuzima bwe bwose, uwo nguwo nta kindi kiba gihari. Bavuga ko hano ni uko aba ari mu mahoro,
yibereye mu mahoro y'Uwiteka Imana. Akaba ari byo batubwira ati amuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, amujyana iruhande rw'amazi adasuma. Nyine naho yaba ari mu bibazo, we aba yumva muri we atuje kubwo imbaraga yahawe na Yesu Kristo. Aba abizi neza ko ibyo ari iby'igihe gitonya, mu kanya kari buze kuza arongera akaba afite amahoro, kandi yakivuga ko azagira amahoro y'iteka. Ibyo bikamuha imbaraga zo kugumya kumutegereza no kwihangana. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Yes. Niba wiringira Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, azajya aguha imbaraga, azajya agusubizamo intege muri cya gihe wowe ubwawe uzajya wumva yuko unaniwe, muri cya gihe wowe ubwawe wumva yuko wacitse intege. Uwiteka aba ari hafi yawe, Umwuka Wera aba ari hafi yawe kugira ngo yongere kuguha imbaraga, yongere kuguha impamba, iryo jambo ry'Uwiteka Imana, abashe kongera kukubyutsa, wongere ubone imbaraga, aguha impamba, ukomeze urugendo. Abiringiye Uwiteka Imana rero ntabwo bazirirwa bananirwa, kuko bafite ubayobora, kandi ubayobora ayobora byose biramwumvira. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Uri kumva umukristo wa Yesu Kristo, naho yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ari kugura humva. Ubwo mwene data, haleluya, uri kubasha kumva mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uri kumva ariko Uwiteka Imana muri aka kanya gutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Uwiteka Imana icyo mukundira, iyo agiye kugutabara, agutabara bose babireba ku mugaragaro, babandi bose bagusuzuguye bakabona ineza y'Imana. Mwene data we nkurikiye, muri aka kanya weho wafashe umwanya wawe ukemera kubana nanjye mu ijambo ry'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana gutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Kandi akavuga ati, nganunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye, ansize amavuta, igikombe cyane kirasesekara. Yes, iyo Imana ikugiriye neza, abantu bose barabimenya. Iyo Imana igutabaye, n'abatemeraga baremera, bakavuga ati iyi ni Imana ikuremera ikibemeza. Uyu mwanya Imana we wizeye ikuremera ikibemeza, kandi ndagira ngo ngusabire Uwiteka Imana agutunganyiriza neza mu maso y'abanzi bawe. Ngo ni ukuri kugirirwa ineza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose. Uri kumva ariko Dawidi yari umunyabwenge. Urumva gusaba neza, hano yari atangiye gusaba Imana. Mujye mumenya gusaba neza. Ati ni ukuri kugirirwa ineza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose. Ariko nyuma yo gusaba ukanahiga, ngo ariko nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya. Ese wowe muri ino minsi urimo urasaba ute Uwiteka Imana? Muri ino minsi wowe urimo urakiranuka gute ku Mana? Ese koko Imana uri kuyifata nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Reka dusome 24. Isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Uri kubyumva? Isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka Imana, kandi niwe wayishinze ku nyanja akayishimangira ku mazi menshi. Niyo mpamvu nkubwira yuko Uwiteka Imana wamugize inshuti, ukamugira Uwiteka w'ubugingo bwawe, Uwiteka w'ubuzima bwawe bwose. Ndagira ngo nkubwire ko nta cyiza kibaho uzakena, amazu meza uzayagira,
imodoka nziza uzazigira, buri kimwe cyose uri hano ku isi uzakigira, kandi ikirenze cyo duharanira twese nk'abakristo, uzabaho ubuzima bw'iteka, uzabona ubugingo buhoraho, uzahura na data wa twese uri mu ijuru. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Akabaza ati, umva ibibazo Uwiteka arabaza ati, arakubaza mwene data, Uwiteka arakubaza we nanjye, aratubaza ati, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? Uwiteka arakubaza bino bibazo bibiri. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Uzazamuka umusozi w'Uwiteka. Ninde uzahagarara ahera he? Nyumvira uko Imana yaje kuvuga kuri uwo muntu uzazamuka umusozi w'Uwiteka kandi agahagarara ahera he. Yavuze ko ari umuntu umeze ute? Nyumva neza wumva icyo Uwiteka avugana nawe. Ni ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma. Ahangaha iyo tuhageze, abantu benshi bose bahita biciraho iteka bakavuga ati ubwo ngo nta muntu wazajya mu ijuru, ngo kubera yuko ngo umuntu wese ngo yaracumuye. Nibyo koko umuntu wese yaracumuye, ariko ijambo ry'Imana se ritubwira ngo iki? Umuntu wakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, Yesu niwe rufunguzo rwa byose mwene data, wikiheba. Hari amahirwe yo kubona ubugingo buhoraho, amahirwe namwe yonyine ni Yesu Kristo. Yesu niwe rufunguzo rwa byose. Yesu numwakira n'umwami w'ubugingo bwawe, ukamwemerera ko agenga buri kimwe cyose cyawe. Yesu, ijambo ry'Imana ryatubwira ati, Yesu numwakira n'umwami w'ubugingo bwawe, ubaye icyaremwe gishya. Iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba uhinduwe icyaremwe gishya. Uba upfuye mu mubiri ukazuka mu buryo bw'umwuka. Uba uhindutse icyaremwe gishya, ubaye umwana w'Imana. Uwo nguwo rero niwe hano bari kuvuga, ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma. Hano iyo umaze kubatizwa, yego hari igihe ucikwa umaze kubatizwa ukongera ugakosa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubatizwa nicyo cya mbere, ugahindurwa umwana w'Imana. Iyo ukosheje, Imana ntabwo ikureka. Iyo ukosheje ntabwo Imana ikureka. Niyo mpamvu Umwuka Wera agumya agukangura akubwira ati, nyamuneka hindukira, dore urimo uratandukira inzira, garuka garuka garuka. Iyo wemereye Umwuka Wera rero ukagaruka ukatura, Imana yari yaragukuye muri cya gitabo cy'ubugingo, irakwandukura ikongera ikagusubiza mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data rero wikiheba, haracyari ayandi mahirwe. Niba utarabatizwa, batizwa upfe mu ngeso, uhinduke umwana w'Imana, uzabone ubugingo buhoraho. Kandi wirinde ikibi cyose, kugira ngo ko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Uyu munsi wabona agarutse, ejo mu gitondo yagaruka, kandi buri wese azabazwa ibye. Niyo mpamvu ukwiye kwitwararika kugira ngo uzabone mu maso y'Uwiteka. Uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka, abihawe n'Imana y'agakiza ke. Uri kumva? Nta kindi kizaguhesha umugisha, nta kindi kizaguhesha ubugingo buhoraho, ni agakiza kawe. Muri ino minsi mwene data uri kwitwara gute? Ese urimo urakosa ukihana, cyangwa wamaze kuvuga ati byararangiye? Oya, ntabwo birarangira, ari amahirwe. Ongera wihane, kuko Uwiteka ari hafi yawe, agutegeye amatwi ngo yongere akubabarire. Mwene data rero, mfite mugenzi wanjye, haracyari amahirwe. Wakihana, Imana ikakubabarira, ukongera ugakomeza urugendo.
Nta kindi ijambo ry'Imana uyu munsi ryose twize uhereye muri Yohana 3:16 riratwereka uburyo Imana idukunda kandi tuzirikana, yewe yagumye kudukorera control, ibonye ko dufite agahinda, ibonye yuko ibibazo bitwugarije, ibonye yuko ibigerageza ari byinshi, yohereza umwana wayo kugira ngo aze nk'ihumure. Yesu Kristo yaje nk'ihumure ku buzima bwawe. Yesu Kristo yaje nk'umukiza ku buzima bwawe. Yaje aje guhindura ubuzima bwawe. Wewe wihebye, wewe wari ufite ibibazo, weho wari ufite ibigeragezo byinshi n'amakuba bitandukanye. Yesu yaje nk'ihumure ku buzima bwawe. Ese wowe wamwakiriye gute? Ese uwe Yesu Kristo urimo uramwakira gute muri ino minsi? Yesu Kristo ni byose kuba umufite, urushe wese niwagana, nta rindi zina twamuhaye. Yesu niwe karuhura. Nta kindi nakubwira usibye kukubwira ngo emera wakire Yesu n'umukiza mu buzima bwawe, umugire uwiteka, umugire uw'agaciro kurusha ibindi mu buzima bwawe, umuhe umwanya munini mu buzima bwawe. Nawe ariteguye kandi yiteguye kuguhindura, yiteguye kukubera itara rikumurikira, yiteguye kukubera urugero rwiza, yiteguye kukugenda imbere, akagenda agutegurira imitego. Weho upfa kuba umutabaje gusa, ari hafi yawe, ntugire ngo ari kure, ari hafi yawe. Weho shyira hamwe umutima, shitsa umutima hamwe, ubundi utuze, wakire Yesu n'umwami n'umukiza. Arakuyobora kandi azakugeza mu bugingo bw'iteka. Ese mwene data, ijambo uryumvise, wumvise utaragendeye kure Imana, wumvishe utarizeye mu buryo butandukanye. Ese wumvishe utarakiriye Yesu Kristo mu buryo butandukanye n'ubwo wumvise. Nyemerera rero dusenge dusaba Imana imbaraga, dusenge dusaba yuko Imana yaduha imbaraga zo kubasha kugendana na Yesu Kristo neza, ndetse tudacumura, twihana kandi tukagumya turushaho kumwizera ndetse no kuzirikana ineza yatugiriye, bikarushaho kudukomeza muri runo rugendo, kandi urugendo rutoroshye. Ndetse Imana irushaho no kudukundisha ijambo ryayo, kuko mwene data, ijambo ry'Imana ni inkota ityaye kandi ibaga imyuka mibi, ni inkota ityaye kandi ikuraho ibyanze guhinduka byose, bigahinduka kubw'ijambo ryayo. Muce bugufiya dusenge. Urera Data, uri rukundo, uri Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, uri buri kimwe. Wadukunze urukundo ruhambaye, wadukunze urukundo mama atari kunkunda, wadukunze urukundo papa atari bunkunde, wadukunze urukundo buri wese atadukunda, ariko wewe waradukunze ugeza aho utanga umwana wawe kugira ngo tubeho. Wabanye na Dawidi abasha kwica Goliyati, izo ni imbaraga zawe zaragaragaye turazibona. Wabanye na Dawidi mu ishyamba ubwo yarwanaga n'amadubu, uhirika Yeriko, wambutsa Abisirayeli inyanja itukura mu mwana wawe, ubinyujije mu mwana wawe Yesu Kristo. Watweretse imbaraga zawe, kandi Yesu Kristo waduhaye twaramwakiriye, ahubwo uduhe kumugumana, uduhe imbaraga zo kubasha kumugumana, uturinde imyuka mibi n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Yesu Kristo yatweretse byose, yatubwiye ukuntu uri mwiza, twarakumvishe kandi ntabwo tuzagutenguha, tuzagumya kukurwanirira ishyaka, tuzagumya kukubwira ab'isi bose bakumenye. Uko tubishobozwa tuzagumya kubikora Data. Icyo tugusaba ni imbaraga, ni amavuta, ni ubushake ndetse n'umurava byo guhangana n'ubwo iby'isi biturwanya, n'ubwo iby'isi biturusha, n'ubwo Data, n'ubwo imyuka mibi ari myinshi, ariko Data tugufite ntitwifuza undi murengezi. Nyemerera rero Data utuyobore kandi utubone mu nzira nziza yo gukiranuka. Ni mu izina rya Yesu, kunyubane natwe kandi uturwanirire, utugenderere muri byose, utugende imbere tukugende inyuma, mu izina rya Yesu Kristo, amen.